Muraho neza nanone twongeye kubasuhuza abari hirya no hino mudukurikiranye, tubabwira ngo Uwiteka abahire mukomere cyane. Ni byiza cyane rero, menya ngo nimba wumva iri jwi wageze kuri NGO official cyangwa se Nsengimana Jacques. Rero turabashimira cyane kuba mukomeza kudukurikirana, natwe tuboneraho kubasaba inkunga. Ku muntu utarakora subscribe, kanda aho hirya ku kazogera k'ibumoso, noneho kugira ngo nawe ujye uba uwa mbere mu kubona ibiganiro byacu. Ikindi ni uko waduha komenti nimba hari ibyo wumvishe bitagenda neza, nimba hari ibyo wumvishe bigenda neza, cyangwa se wasobanuza, natwe tukarushaho kumenya ko turi kumwe nawe. Share, comment, subscribe kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku munsi. Rero uyu munsi uko mubona kuri kamera, mbazaniye insanganyamatsiko nziza cyane. Uyu munsi tugiye kwigana umuti ukomeye cyane, umuti uzakoresha rimwe kabiri rwose ukaba wakize. Umwanditsi umwe yaravuze ngo mureke ibyo kurya byacu bitubere umuti we kutubera ibyo kurya. Kuki tutarya ibiryo bituvura? Hari ibiryo urya bikaba bikuvura, hari n'ibiryo urya bikaba bigutera indwara. Usanga umuntu mu buzima bwe ahorera imiti yamubereye ibiryo, ariko mu by'ukuri hari uburyo bwo kurya ibiryo bikakubera umuti, bikagukingira. Aho so nshaka gutinda, ahubwo aho ngaho tuzahagaruka mu biganiro byacu bitaha, tumenye se ni ibihe biryo warya ukaba wikingiye, ni ibihe biryo warya ukaba uri kwitera indwara. Tuzabirebaho byinshi bikomeye cyane. Rero tugiye kureba ku ndwara imwe ikomeye, indwara ikunda kuzahaza abantu. Ni indwara ebyiri zikunda kuba ku muntu ziza zishoreranye, ariko mu by'ukuri izahaza umuntu ku rwego rwo hejuru. Tugiye kuvuga ku ndwara yitwa giripe ndetse n'inkorora. Izo ndwara ni indwara zizahaza abantu ku buryo rwose yirirwa nta mahoro afite umunsi wose, ibiri akaba ameze ukuntu. Nanjye rero ngiye kubarangira umuti w'izo ndwara ebyiri, uzagerageze ubikoreshe rimwe gusa, kabiri nudakira njyewe uzagaruke kuri iki kiganiro utere komenti ngo warambeshye. Rero inkorora ndaguha, ntabwo umuti wayo uhenze, ni ibimera byinshi, ibindi turabibona ku masoko. Ni ukuvuga ngo uzafate ikijumba cya tangawizi. Tangawizi igira ikijumba cyayo, uragifata ugafata n'uduheke 3 twa tungurusumu, ikijumba cya tangawizi kinini, uduheke 3 twa tungurusumu, ugafata umuyenzi ukawubabura, umuyenzi urawubabura, ntabwo ushyiramo utawubabuye. Urawufata ukawuzingazingiraho urukoma, wamara kuwuzingiraho urukoma ukawotsa mu ivu cyangwa se mu mbabura, ariko utawusosetsemo wonyine kuko uhita wuma, ahubwo uzingazinga mu rukoma warangiza ukawotsa. 3, icya 4 ugafata umwenya. Icyatsi bita umwenya murakizi muri benshi cyane. Ibyo rero umaze kubifata ubisekura mu isekuru cyangwa se mu dusekuru dutoya. Hari udusekuru dutoya tugurwa mu mashopu, turiya dusekuru tuba ari twiza kukagira mu rugo kuko kagufasha gutunganya imiti itandukanye. Noneho iyo umaze kubigenza gutyo, ikintu ukora ni igiki: urabisekura, wamara kubisekura ukabikuramo ukabishyira mu gakombe. Urabifata, wamara kubifata ukabishyira mu gakombe nyine nk'uko nari maze kubivuga, cyangwa se ahandi hantu wumva ushaka ko umuti wawe ugomba kuba uri. Ushobora kuba mu itasi, mu gakombe, mu
agacupa gato gafunze neza whatever aho ushaka, warangiza ugafata indimu yawe nziza ifite amazi ukayikatamo kabiri, amazi yayo akaba ariyo ufunguza bya bikatsi bigizwe n'ikijumba cyawe, bigizwe n'uduheke dutatu twa tungurusumu, ikijumba cya tangawize, umwenya utababuye mubisi ariko wasekuye, ndetse n'umuyenzi ubabuye, nababwiye ko ugomba kuwubabura, warangiza ugakamuriramo indimu. Umuti wacu ubonetse, icyo uba ugomba gukora, uba ugomba gucungana n'uko ukoroye. Uko ukorora unywa gatonyi, uko ukorora ufata aka gatonyi usoma, wongera ukorora usomaho, ukorora inshuro 3 rwose inkorora yamaze gukira uri mu ryerye. Umuti wa kabiri ni giripe zo zijya no ku bantu rwose zikabazahaza cyane, zikamuzahaza ku rwego rwo hejuru. Fata urushyi rw'amababi y'amapera, fata urushyi rw'amababi y'imyembe, ufate urushyi rw'umuravumba, nurangiza ufate urushyi rw'amababi y'intusi, ufate urushyi rw'amababi y'indimu. Maze kuvuga ibintu 5, sibyo? Amapera, indimu, umwembe, amababi y'intusi ya mayideni, sibyo? Yes, ibyo bintu uko ari 5. Amababi ufata umwenya, icyo ni kimwe, urushyi, ufate amababi y'amapera, urushyi, ufate amababi y'umwembe, urushyi, ufate amababi y'intusi ya mayideni uyashyiremo, ubwo nyine wabivangavanze, ufate umuravumba. Ibyo byatsi ndizera benshi mubizi, ubutaha nzabibereka mbereka ukuntu biba bisa, uzasanga nawe ubizi. Ibyo bintu 5 nurangiza kubifata ubicanire mu mazi yuzuye, isafuriya yenda kuba nini, nibimara gushya bimaze kubira ukureho igikombe kimwe ukinywe, numara kukinywa ufate ishuka cyangwa se ikiringiti cyangwa se akandi kantu keza ariko katari buze gusohora umwuka, wiyuke, uname hejuru ya ya base wasutsemo bya bintu, bagushyira akantu hejuru bagutwikire, umaremo hagati y'iminota 3 n'5, aho wumva ko icyuya kimaze kugututumuka mo wese, ya mazuru yafungutse, umubiri wose wazibutse, uhita uvamo, numara kuvamo unywe cya gikombe cy'amazi yavuye muri ya mvange ya bya bintu. Ibyo bintu nubikora giripe izahita igenda totally, kandi ni umuti uzaba ukuvuye neza, utiriwe unywa ibindi bintu byo hirya no hino, kandi usibye no kuba ibyo bintu ari umuti, ahubwo biragukingira umubiri wawe ukaba ufite ubudahangarwa, ukaba utarwara n'uturwara tworoheje utungutu tuza tukwataka. Hari n'abantu ujya mbona bubaka bagasiga akumba gatoya ko kujya gukoreramo iyo gahunda yo kwibuka kugira ngo umubiri urefureshinge. Aho hantu rwose ni sawa. Murakoze cyane kubana natwe, gahunda zacu nakagaruka, turahari kugira ngo tubagezeho kuri byinshi. Ibyo bintu nubikora ugasanga bidakora, ngewe uzabihakane muri comment, ariko ni umuti wa nyawo. Murakoze, Imana ibahe umugisha.